Ese wari uzi ko gutekereza cyane ariyo nkomoko yo kudatera intambwe? Umva aka kantu kandi ukumva witonze. Hari igihe wumva ushaka gutangira ikintu ariko ukavuga uti reka mbanze mbitekerezeho neza. Umunsi umwe ugashira, icyumweru kigashira, ukwezi kugashira ndetse n'umwaka ukihirika. Cya kintu kikaguma aho ngaho, kikaguma mu bitekerezo gusa. Ikibazo si uko udashoboye, ikibazo ni uko utekereza cyane. Utekereza cyane. Gutekereza cyane ni byiza, bituma umuntu adakora ibintu nabi, ariko gutekereza cyane bihinduka urukuta. Utekereza uko bizagenda nabi, ugatekereza ko abantu bazabivuga, ugatekereza ko ushobora gutsindwa, ugatekereza ko ushobora no guseba, ariko ntiwigeze utekereza ko ushobora gutsinda. Iyo utekereje cyane ku byago, ubwonko bwawe bubona ko bidashoboka. Uko utekereza cyane niko confidence yawe igenda igabanuka, kuko igihe cyose ubona impamvu zo kudatangira, ubona ko ushobora gutsindwa, ubona ko ushobora kunengwa. Ariko umuntu ufite kudatekereza cyane ntaba afite ibisubizo byose, ahubwo aba afite icyemezo cyo gutangira. Confidence ntabwo iza mbere y'igikorwa, iza nyuma yo kugerageza. Hari abantu benshi bafite inzozi nziza, ibitekerezo byiza, impano nyinshi, ariko baracyari aho bari kuko bategereje gutekereza cyane mbere yo gukora. Ukuri ni uko ntuzigera wumva witeguye 100%. Nta munsi uzagera wumva uti noneho nditeguye. Gutangira nibyo bitanga ibisubizo, si ugutegereza gusa. Niba ushaka guhagarika gutekereza cyane, shyiraho igihe cyo gutekereza ntikirenge umunsi umwe. Fata icyemezo nubwo utizeye byose. Tangira n'intambwe nto. Ntabwo usabwa kumenya byose, usabwa kumenya gutangira gusa. Mu gihe uri gutekereza, undi azaba ari gukora. Mu gihe uri gutinya, undi azaba ari kugerageza. Hitamo gukomeza gutekereza cyangwa se gutangira.